nubwo dusangiye ibishyimbo, ngo nubwo dusangiye ibyago tugasangira ibyiza, ngo ariko ngo ntabwo baratwitiranya. Ntabwo rero umuntu wamenye Imana bagomba kumwitiranya n'utarayimenya. Abeli atanga ituro ryiza, Kayini atanga ituro ribi, noneho ituro rya Abeli rishimwa n'Imana, Kayini amugirira ishyari. Imana ihita isanga Kayini iramubwira ngo Kayini, ni ibiki biguteye kurakara? Mbese nukora ibyiza ntuzemerwa? Shalom shalom, bakunzi bacu, nk'uko bisanzwe ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro tuba turimo tuganira ku ijambo ry'Imana no ku byatwubaka, hanyuma tukarebera hamwe by'umwihariko ku buzima tugenda ducamo nk'abakristo, ariko tugenda tubuhuza n'ijambo ry'Imana, tukaganira n'abakozi b'Imana batandukanye, abafite ubuhamya, abafite inararibonye, abafite ibyo bagiye banyuramo. Yes, hari n'ababa bafite ubutumwa bw'Imana by'umwihariko Imana iba yabahumekeyemo kugira ngo namwe babibagezeho. Niyo mpamvu mbashishikariza kubikurikira. Hari byinshi hano hanze abantu bagomba gukurikira, ariko ibyinshi iyo urebye nta mumaro bifite. Ngira ngo Paulo yarabivuze, byose rwose bibaho kandi ni byiza, ni na byinshi, yewe bigira n'imimaro itandukanye, ariko ibibasha kunyubaka njye ubwanjye cyangwa se ibyangirira umumaro njyewe ubwanjye biba ari bikeya muri byo. Namwe nimureba muzasanga ibyo muba mu buzima bwanyu bwa buri munsi ibidufitiye umumaro bwa buri gihe cyangwa se bw'igihe kizaza n'ikizahoraho ni bikeya, uretse kuba mu Mana gusa no gusenga, soma n'ijambo ry'Imana ugasobanukirwa, nibyo byonyine byaguha kuramba. Imana ibaho umugisha. Rero ngira ngo mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tugiye gusoza cya kiganiro twari twakomerejeho, cyangwa se cyavugaga ku bijyanye no gucika ku busambo bwo kwima Imana, cyangwa se kudatanga icyacumi nk'uko twabibonye. Twabonye ko harimo n'ingaruka nyinshi, twabonye ibibi byabyo tubona ukuntu sosiyete yawe ushobora kugira ibyago rwose biturutse ku kuba warimye Imana. Tubona ko umuryango wawe ushobora kuwushyira mu kaga bitewe n'uko wanze guha Imana ku byo watungishaga umuryango wawe. Yewe ngira ngo n'ijambo ryiza twaje kubonamo amagambo y'ubwenge, y'uko hari n'abantu rwose bagiye bakora imirimo nk'iyo ngiyo myiza. Tubona ko Aburahamu yigeze atanga kimwe mu icumi agiha witwa Melikisedeki, uwo twabonye afite ibisobanuro bikomeye cyane. Ariko tuje kurebera hamwe by'umwihariko, ese umuntu iyo yatanze icyacumi akagitanga neza, akagitanga nk'uko bikwiriye, nta buryarya burimo, nta busambo burimo, inyungu zabyo ni izihe? Imana ibaho umugisha cyane. Turakanda subscribe, ubyibuke, utarakanda like, uduhe n'ibitekerezo byawe. Aho hasi hariho nimero ya telefone kandi waduhamagaraho uramutse ushatse kuba hari icyo watuganiriza, cyangwa ati abakozi b'Imana bazansengere kuri iki cyangwa kuri iki, waduhamagara hanyuma tukarushaho kugenda dusobanukirwa. Nongeye kubaha ikaze rero, n'ubundi nk'uko bisanzwe muraho neza. Yego, nongeye kubaha ikaze, ndabona namwe mumeze neza. Icyo byose amakuru yanyu ni meza nubwo ntiriwe mbabaza. Ngira ngo uyu munsi ngiye guhera kuri mama wacu. Ushize Gasago yaratubwiye ngo ni mukecuru kuko bakunda kumwita muzehe. Uyu munsi no ugiye kubanza tubwira amakuru, tubwire uko umeze muri ino minsi. Ese bino biganiro turimo byacu bya buri munsi dusangiza abantu b'Imana, ese ubivugaho icyo, ubona bimeze bite? Se n'icyo usaba abantu muri rusange? Banza tuganirize muri ubwo buryo. Haleluya. Amen. Umuririmbyi aravuga ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo, ngo ubikore nawe wirebere. Ngira ngo nta bantu bigeze bakorera Imana ngo bagwe mu gihombo. Nubwo hari abaririmbyi bigeze kuririmba ngo nubwo dusangiye ibishyimbo, ngo nubwo dusangiye ibyago tugasangira ibyiza, ngo ariko ngo ntabwo baratwitiranya. Ntabwo rero umuntu wamenye Imana bagomba kumwitiranya n'utarayimenya, kuko icyiza turi hano mu isi, ijambo ry'Imana ritubwira ko izaduha ibyo tuyisabye, kandi noneho ibikirutaho tukazahabwa n'ubugingo buhoraho iteka. Ubwo rero gukorera Imana ntabwo ari bibi rwose. Gukorera Imana ni byiza. Nta muntu yigeze akorera Imana. Saduraka, Meshake, Bedenego bakoreye Imana. Nuko bayikoreye babaroha mu muriro w'itanura, baracana babashyira mu muriro. Bamaze kubashyira mu muriro bari bazi ko bashya, ariko bo kubera ko bari bizeye Imana
ntabwo bahiye ahubwo bagiye kubona abari babashyizemo babona babaye 4 bari 3 hanyuma uwa 4 yari inde bari bari kumwe n'Imana yabo hanyuma ntibahiye turibuka na Daniel inkuru za Daniel ukuntu bamushyize mu rwobo rw'intare ngo intare zimurye ariko Daniel yabaye mu rwobo rw'intare ntabwo intare zigeze zimurya ubwo rero urumva ni byinshi cyane hari abantu benshi bagiye bakorera Imana hari Tabita nawe ukuntu yaboheraga ababyeyi abapfakazi imyambaro arapfa ariko baza kumutabariza ngo yabakoreraga baramusengera barataka baratakamba arazuka ni byinshi cyane. Yes, Imana iguhumugisha cyane gukorera Imana nta gihombo kibirimo ngira ngo iyo ni intangiriro nziza y'ikiganiro cyacu cy'uno munsi kuko tugiye kurebera hamwe by'umwihariko ibyiza by'abantu bakorera Imana bakayiha no na bimwe mu byo batunze ngira ngo Tabita usorejeho yafataga mu Imana yari yaramuhaye yo kumenya kuboha ngo no kudoda imyambaro akabikora abifashisha abakene ngira ngo ni nabyo abantu bajya batindaho kajyanga ibintu abantu batanga bahimana cyane cyane n'ibyo mu buryo bumwe cyangwa no mu bundi hoya no kuba umuntu ashobora kwicara imbere ya kamera gutya akavuga ubutumwa burya rega nacyo ni umurimo w'Imana ubukoze ndetse ukomeye cyane no kuba hari abantu bicara bakiga ijambo ry'Imana gusa akajya mu ishuri akaba ari byo yiga gusa yewe ibindi akabyihorera burya nawe aba yafashe umwanya we akawukoresha neza mu gihe mu byo guha Imana hari abantu baba bazi ibintu by'ubukorikori bisanzwe azikubaka asanzwe ni imirimo myinshi abantu baba bazi mu buzima busanzwe ariko wanifashisha ukanayishingiraho ukorera Imana ntuzi se ko nabo bafite n'ijwi ryiza kumva yanaririmba nabyo akabikoresherezamo Imana. Yes, reka rero turebe uyu munsi kubijyanye n'icyacumi ibyiza umusaruro mwiza umumaro mwiza cyangwa se ingaruka nziza bigira ku muntu wakoreye Imana by'umwihariko ariko ayi hano kuri ibyo mu byo yungutse kabati Imana we wabimpaye akira. Ese ubundi amateka yo yabivugaga hirike se ubundi abantu batumvira Imana bo ntago bajyaga bafata ku byabo ngo babihe ibyo bumviraga ntazi rimwe na rimwe bikabyagira bya ntibinabyakire sinzi ariko reka turebere hamwe uyu munsi hanyuma dusoza n'igice cyacu cy'icyacumi wenda tuzasubukure n'ibindi biganiro byacu by'ubutaha ni karibu. Murakoze nkuko n'ubundi twakunze kugenda tubiganiraho mu biganiro byacu iyo tujya gutangira ikiganiro turasenga n'ubundi rero nagira ngo mushiki wacu uriya wo ku ruhande adusengere kutwinjire mu kiganiro neza kuko n'ubundi turinjira mu ijambo ry'Imana tugenderaho muri iki kiganiro. Mana nyiricyubahiro byiringiro byacu tukiri urusoro mu nda za mama wari utuzi turagushimye turaguhimbaje mukunzi mwiza tugushimiye yuko ubana natwe uko bwije nuko bukeye n'aya masaha turi kuvuga ku byawe uri kumwe natwe kuko tutari kumwe nawe ntitwashobora nyemerera ubwo mwami turi kwiga ku bw'ijambo ryawe ry'icyacumi mwami wururu kubane natwe tugirire neza kandi nzi neza ko imbabazi zawe tarondoreka zigere kuri twe kuko uri Imana ishobora byose udushoboze kuko uri Imana nta kijya gikorwa utari kumwe mwami ringize kugira ngo n'ubundi wururukire hano hantu kandi Imana urarika abantu bawe kugira ngo babashe kumva iby'ijambo ryawe maze nibamara kuryumva babashe gusobanukirwa gize neza byiringiro byacu komeza uganze kandi utegeke mu izina ryawe rifite imbaraga urakoze Murakoze nkuko cyari ikiganiro cyacu cya gatatu kuri uyu murimo mwiza w'Imana w'icyacumi abantu baba badakunda gutekerezaho bimwe cyangwa ngo babivugeho rumwe ariko icyo tuganiraho nuko kubikora ubikunze bihesha umugisha kuko ni itegeko ry'Imana kandi harimo isezerano Imana yadusezeranije iyo ubikoze ubikunze Imana irakugororera ibyiza byo gutanga icyacumi tugiye kuganira kuri iryo jambo cyane wagombye kumenya neza ko iyo ubikoze ubikunze Imana igusohozaho umugambi wayo kuko uba wayumviye abumvira Imana rero Imana ibasohozaho umugambi wayo mwiza. Haleluya, amen. Buriya hari ijambo ngira ngo dusome ryanditse muri Maraki mu bice 3 ku murongo w'10
n'ubundi uradusomera turebe neza ijambo tugiye guheraho. Maraki 3 umurongo w'10 wonyine. Katurebe. Kadusome. Dusome ijambo ry'Imana muri Maraki ibice 3 umurongo w'10. Bibiliya iravuga ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mubishyire mu mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, inzu y'Imana ibemo ibyo kurya. ngaho nimubingeragereshe ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Amena. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuzane iyo migabane ariko ishyitse murebe ko ntazagomorora imigomero yo mu ijuru nkabasukira umugisha mukaburaho muwukwiza. Ibaze nawe ibyiza Imana yagukorera ikaguhereza umugisha ubwawe ukivugira uti nabuze aho nkwiza. Njya nibuka cyane wa mupfakazi wari uhuye na Eliya ubwo yamubwiraga ati jya mu nzu usuke mu bibindi. Ni Elisa n'umukozi w'Imana Elisa umuhanuzi. Amubwiye ngo afite utuvuta duke, aramubwira ati genda utire ibibindi ntutire bike. Kwizera k'umuntu kubasha kugira ibyo kurema. Amubwiye ati ntutire ibibindi bike, aragenda koko aratira. Ati jya mu nzu ufunge n'abawe musuke muri ibyo bibindi utwo tuvuta. Basuka ya mavuta yuzura bya bibindi kugeza ubwo babuze aho basuka, baragenda aramubwira ati twarangije. Avuga ati ibibindi byose mwasutsemo, ati twasutsemo. Haleluya. Aho Imana igeze ibintu birahinduka. Iyo ukora ibyo gukiranuka Imana irakwishimira. Haleluya. Imana irakwirata. Imana igendana nawe, ikavugana nawe, ikagenda ikubwira iti humura, kubera ko wakoze iby'Imana ishaka. Nta mugisha urenze kwishimirwa n'Imana, uretse ko n'ibindi nabyo irabikora. Ariko kwishimirwa n'Imana, ukiratwa n'Imana, ukumva ijwi ryayo buri munsi aho ugeze, ikavuga iti humura mwana wanjye ndi kumwe nawe. Nuwo n'umugisha. Ngira ngo burya abantu benshi murabizi, abana n'ababyeyi, niyo uri umwana ukabona umubyeyi yarakwishimira kubw'imirimo wakoze myiza, nabyo birakunezeza. Noneho rero nagira ngo nkubwire ngo iyo wakoze ibyiza Imana irakwemera. Ni naho Abeli na Kayini bagiye gutura Imana amaturo, kuko ni ngombwa gutura amaturo. Abeli atanga ituro ryiza, Kayini atanga ituro ribi. None ituro rya Abeli rishimwa n'Imana, Kayini amugirira ishyari. Imana ihita isanga Kayini iramubwira ngo Kayini, ni ibiki biguteye kurakara? Mbese nukora ibyiza ntuzemerwa? Mwene data nawe nukora ibyiza uzemerwa n'Imana. Haleluya. Imana irakwemera iyo ukora ibyiza. Amina. Kora ibyiza nawe Imana izakwemera. Hari ibyo niboneye ndabaha ku buhamya bwanjye bw'ibyiza byo kumvira Imana no gukora iby'Imana ishaka, n'uburyo Imana yagiye itanga umugisha nkabyibonera, ndetse nanareba koko nkabona mbaye nka wa mupfakazi wavuze ati nujuje nabuze naho ushyira. Bibaho rwose, ndaza kukubwiraho gatoya, ariko banza wumve. Iyo wakoze ibyiza Imana irakwishimira, Imana ikavugana nawe. Niho Imana ikubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Nuca mu mazi ntacyo uzaba, nunyura no mu muriro ntuzashya, nuca mu nzuzi ntago zizagutembana. Haleluya. Ntabwo imigezi yagutembana kuko Imana ikwishimira. Amina. Amen. Imana igendana nawe. Ngira ngo uzagenda ubibona ikizakubwira ko Imana ikwishimira. Uzajya wumva ijwi ryayo buri munsi rikubwira ngo mwana wanjye humura, ndi kumwe nawe.
amina. iyo utakoze ibyiza ijambo riragusanga rikubwira ngo mwana w'umuntu we, ariko iyo wakoze ibyiza Imana izi gusanga ikubwira ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe, kakubwira ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, amina. kakubwira ngo nzavunagura, nzamenagura inzugi z'imiringa zikuri imbere, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, ikakubwira ngo igiteye ubwoba cyose ntacyo kizagutwara, amina. nuko Imana ibikwishimira, Imana ikwishimira kuko wakoze ibyiza. nta kindi wahuriraho n'Imana uretse gukora ibyiza, ubundi ukagira kwizera Imana ikagendana nawe kubw'imirimo myiza. Rero iri jambo nararibonye rivuga ngo nimuzane imigabane ya 1/10 n'amaturo bishyitse, ndabigerageza uko ubushobozi bwanjye bungana. natangiye gutanga icya 10, ntanga icya 10 mu bijumba biteze byadutungaga, nkatera intambwe, ibijumba by'amezi 2 nageza ku ntambwe y'9 n'10 ngashinga umuhati, ibitoki biteze nkagenda nkafata amashara y'igitoki nkazingira ku mutumba, hanyuma icyo ni icya 10 kuko narabaraga ngo 1 2 nageza ku 9 10 nkazingiraho amashara nkatanga icya 10. hanyuma Imana ingirira neza, aho mariye kugenda mbona akazi nakora akazi icya 10 nkakizirikana, maho mariye kugira utundi tuntu ngenda nkora nkazirikana icya 10, mshaka kureba koko naribazaga mu buzima nkavuga ngo ubu koko Imana yagomorora yafungura nanjye nkabona umugisha wayo, ijuru ryakinguka ku bwanjye, nkumva ni ikintu cyiza kizanezeza nimbona Imana yakinguye. icya mbere niba nararyaga simpage muri icyo gihe, nibazaga ubu koko nazarya nanjye nkabona ibimpagije. ese nazarya umuceri nkumva uko umuceri umera, twaryaga umuceri nko kuri Noheli rimwe na rimwe nabwo bigoranye, twagira ngo tuburiye neza nabwo tugashyiramo amamesa, ubwo nyine wabaga indyo yuzuye yabonetse. ariko nkakomeza kuvuga ngo Imana yari ijambo yivugiye, hari isezerano yitangiye, iravuga ngo nimuzane imigabane nzasuka umugisha mu buraho mu bukwiza. hanyuma nakwegera Imana muri icyo gihe nkayinginga ngo Mana, ese koko ibi bintu bizashoboka, byashoboka ko nanjye nabona ku mugisha wawe? kambwira ngo humura, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzakorana nawe. Haleluya! Imana nagiye mbona kugira neza kwayo kandi yarabikoze. nigeze kubabwira ngo mu gice cya 2 ngo tuzaganira ku byiza rero by'imirimo y'Imana byo gutanga icya 10 n'amaturo bishyitse nk'uko Imana ibishaka. hari ibyiza niboneyemo, narabibonye, ndabyibuka igihe kimwe, kuko nahoze nkubwira ngo ugenda uvugana n'Imana ikubwira, ukumva ijwi ryayo, ukamenya umugambi wayo, ikaguhishurira ku mabanga yayo. nagendaga rero nganira nayo, nkavugana nayo, madama nawe akavugana nayo, hanyuma twahura nk'uko turi kuganira tukavugana iby'Imana yatubwiye. Imana ivugana natwe mu kanwa k'abahanuzi, Imana ikavugana natwe mu nzozi, Imana ikavugana natwe mu ihishurirwa, mu buryo bw'umwuka wera tukagira iyerekwa natwe tukavugana nayo. ubwo buryo bwose tuvugana n'Imana buri munsi, buri gihe Imana ibiri kumwe natwe, ntabwo tujya kure kuko ni isezerano yaduhaye, kuko ivuga ngo nzabana nawe, nzagendana nawe, nzakorana nawe. hanyuma rero twaganira nk'uko tukavuga, ariko uyu munsi Imana yakubwiye ngo iki? akambwira nanjye nkamubwira. rimwe rero aza kumbwira ati, uzi ko Imana yanyeretse igiye kuduha ku mafaranga? amafaranga burya ni ikintu kigoranye, ariko burya Imana irayatanga iyo utayashakiye mu nzira mbi, ugaca mu nzira y'Imana. nuko nanjye ndamubwira nti nanjye yavuganye nanjye ko ari ikintu igiye gukora kandi izabisohoza koko. igihe cyarageze, twacuruzaga imyenda bita caguwa kera itaracika, cyangwa mu gihe yari ikiboneka. hanyuma ubu dusigaye tubiganiraho nk'uku, tukibuka inzira Imana yagiye tunyuzamo n'uburyo twagendaga dutera intambwe ku yindi, tukareba n'uyu munsi aho tugeze, tugasanga iracyari kumwe natwe. amena. kuko yagendaga ivugana natwe, n'ubu ikaba igenda ivugana natwe, ikatubwira ko izabitunganya. hanyuma rero icyo gihe ndabyibuka, nagiye i Kigali ngura ibaro z'imyenda 3, imwe yari y'umuntu yantumye, n'indi ari y'umuntu yantumye, iya gatatu ariyo yacu. ngeze hanze
ndi kwandikaho amazina, ngiye kwandika ku ibaro ya gatatu, Imana ivugana nanjye ngo iyo yihorere uyihe umukarani ayisubize yakuzanira iyindi. Mbwira umukarani ntiyisubizeyo unzanira indi. Nari nayitoranije isa neza, hanyuma ibyo kujya kujonjora indi sinabyitaho. Umukarani aragenda aterura ibaro isa nabi inyuma, ariko harimo ibanga ry'Imana. Arayizana turaho nandikaho, ndaza tugejeje nijoro ngira ihishurirwa nanone. Imana ivugana nanjye mbwira madama nti ejo hari ibaro nazanye isa nabi, nujya kuyihambura uzayiteho, Imana inyeretse hazaba harimo amadolari. Hanyuma izindi baro zisa neza, imwe uzayiha kanaka indi uyihe kanaka, hanyuma iyacu niyo isa nabi ariko uzayiteho. Nabonye hari ikintu Imana yadushyiremo, niyo amafaranga Imana yayashyizemo, kuko niko byagenze. Yaragiye ebyiri arazitanga ziha benezo, iyacu ayihambuye dusanga hajemo dolari. Imana yacu muyihe icyubahiro, yagize neza. Haleluya! Irasezeranye igasohoza. Iyo ijya gutabara ntago wayicira inzira, niyo imenya aho izanyuza. Ikindi gihe rero ndi kukubwira ibyiza, turi ku kiganiro kivuga ibyiza. Ikiganiro cya kabiri twaganiriye ingaruka zivugamwo ibibi umuntu ahura nabyo yanze gukiranuka. Ibyo ni ibyiza byo gukora uko Imana ishaka. Ndashaka kukwereka ko Imana igomorora ijuru rigafunguka, ikagusukira ku mugisha bene wanyu batakuraga, ikaguha umugisha utarazwe n'ababyeyi, ikaguha umugisha utashakira mu miryango cyangwa mu butunzi bw'iki gihe ngo uzabugereho. Hanyuma rero Imana ibikora neza. Ikindi gihe ndabyibuka, hari igihe twari tumaze kugira icya 10 tutatanze, ariko tubitekereza, ariko tukareba tukabona uburyo bwo kukibona bizagorana. Ndagenda mbiganira n'umupasitoro, mujye mwiringira abakozi b'Imana, mubaganirize, mubagisha inama, nicyo wabereyeho. Baraduhugura kandi bakatwereka inzira nziza yo gukiranuka. Umupasitoro ndamubwira ni ko hari icya 10 tutatanze, nkaba mbona kuyabona bigoranye. Arambwira ati genda mu biganireho na madama, mutange mw'ibyiciro umukurikije uko mubibona, ariko muyatange. Mutange ibyiciro niba ari 2 cyangwa ari 3, uko mubiganiraho mukabona ubushobozi bungana, muzirikane icyo kintu mukiranuke. Umupasitoro angira iyo nama, ndaza tubiganiraho, twiyemeza kuyatanga mu byiciro 3. Ibyiza byo gukorera Imana, ibyo Imana ishaka. Icyiciro cya mbere twaragitanze, umuntu aramamagara ati uzaza utora inka, hano hari inka yawe. Icyiciro cya kabiri nacyo tugitanze tubona indi nka. Icyiciro cya gatatu tugitanze dutombora amafaranga muri banki y'abaturage. Ibyo ni ibyiza, ni imigisha. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze ibyo Imana ishaka, Imana ibana nawe. Ibyo byose Imana yagendaga ibipanga kuko ibona umutima wacu ubikora ubikunze, ikadufungurira imigisha tutavana mu mirima, tutavana mu babyeyi cyangwa mu nshuti no mu bavandimwe. Uko utabitekereje niko Imana ibigenza. Aho ubona hatari inzira niho Imana igaragarira. Ntabwo umenya ahantu Imana izaca gutabara. We kora ibyo Imana ishaka, wikwirwanirira, wishakisha, wiriganya Imana ushaka kugira ngo ukemure ibibazo. Oya, kora ibyo Imana ishaka, Imana izakemura ibibazo. Amina. Haleluya! Imana izabyikorera. Nawe kora ibyayo, nayo izakora ibyawe, kandi izabikora neza kuko ni isezerano ngo nimungerageze nzagomorora, nzasuka umugisha, muzabonaho mukwiza umugisha. Muzabura ahantu mukwiza umugisha kuko Imana itanga umugisha. Rero nagira ngo nkubwire ngo Imana itanga umugisha kandi ikawunyuza ahantu wowe utatekerezaga. Igira inzira nyinshi zo gukirizamo, niwemera ukwizera Imana ugakora ibyo ishaka, ibisigaye nabyo izabyikorera. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya! Muri iki kiganiro twari turi kuganira ibyiza byo gukorera Imana. Ibyo nibyo niboneye. Hanyuma nawe nukora ibyo gukiranuka, icya mbere uzajya wumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo mwana wanjye. Haleluya! Icya kabiri nukora ibyo Imana ishaka ukaguma mu isezerano ryayo, Imana izajya ikurinda kenshi, izakurinda impfu nyinshi. Kubera ko Imana ikongerera igihe cyo kubaho. Niko Hezekiya Imana yamugenje, yibukije Imana imirimo mu gihe yararwaye, aragenda abwira Imana ati Imana, hari imirimo nakoze, hari niyo naringambiriye gukora kandi myiza. Imana iravuga iti nkongereho imyaka 15. Haleluya! Imana yongera igihe cyo kubaho iyo uyikorera neza, ukaganira nayo, ukayegera, ukayinginga. Imana bisaba ko tuyicira bugufi tukayinginga, imwongerera igihe kubw'imirimo myiza. Tabita wacu yigeze kubivuga ati Tabita Imana yamwongereye igihe kubera imirimo, yari yapfuye iramuzura. Haleluya!
icyo ni icya kabiri kizakwereka ko imana yishimiye imirimo yawe. Izavugana nawe icya mbere. Icya kabiri, izakurinda impfu nyinshi. Haleluya. Icya gatatu rero, izagendana nawe. Amina. Izagendana nawe aho uri hose. Uzajya wumva ijwi ryayo, uzajya wumva iri kumwe nawe, kuko ni isezerano. Yavuze ngo nzagendana nawe, nzakujya imbere ahataringaniye. Haleluya. Maringanize. Izatunganya ibidatunganye, izakuneshereza ibikurwanya. Haleluya. Haleluya. Kuko imana itubereye maso. Kora ibyo imana ishaka, nayo izakora ibyo ushaka, kandi izakora ibyiza, kuko ni ibyiza yadusezeranije, ntabwo ari bibi. Imana yacu ishimwe cyane. Ngira ngo twagusengera n'ubundi tugusabira imana imbaraga, kugira ngo ubashe gusohoza iby'imana ishaka, nayo isohoze ibyo ushaka. Aho ngaho nugusaba imana imbabazi, niwo mwanzuro we wafata. Ibyo utatunganyije ukabitunganya, ukabinyuza mu nzira itunganye, kuko isezerano nuko izagomorora imigomero yo mu ijuru, igasuka umugisha ukabura aho ukwiza. Niba ushaka kuri uwo mugisha w'imana rero, kora ibyo imana ishaka. Niba waragize intege nke aho, mwene data, saba imana imbabazi, tugufashe gusenga, tukwingingira imana, tugusabira imbabazi kandi tugusabira imbaraga, kugira ngo ubisohoze, imana nayo ibone uko ikora ibyawe. Imana yacu ishimwe cyane. N'ubundi mushiki wacu arongera adusengere, adufashe. Tugomba gufatanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo musabirane. Turagusabira kugira ngo imana ikubabarire, kandi imana iguhe imbaraga kandi igushoboze. Imana yacu ishimwe cyane. Ubwo ubutaha tuzaganira nanone, nk'uko ibiganiro bigiye biteguye neza. Tuzakomeza tubaganirize kandi tubasobanurire, tunabasengere. Ubwo wakomeza nawe ukajya ureba ibiganiro byacu. Si ibi byonyine, hari n'ibindi, hari n'indirimbo. Ni kuri channel yacu Gasago Music. Ugakomeza ukabona ubutumwa bwiza. Tuzajya dukomeza kuganira. Si gusa, hari n'ibindi. Ineza y'Imana twabonye ni nyinshi, imirimo y'Imana twabonye ni myinshi, ubuntu bw'Imana ni bwinshi, kandi iby'Imana idusaba gukora n'ubu ni byinshi, nawe ibyo usabwa ni byinshi. Tuzakomeza kugenda tubikugezaho. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana ikugirire neza, yumve gusenga no kwinginga kwawe. Mwene data, tujye kugusengera. Ndakoze. Gusa nanjye hari icyo navuga mu byo gukorera Imana. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Nanjye nabonye byiza byo gukorera Imana. Amen. Nagiye mu nzu y'Imana mfite umwenda umwe, ariko ku byo kugira ishaka n'umuhati byo gukorera Imana, ndibuka ko nambaraga igipande kimwe cy'igitenge ku wa gatanu mu masengesho, ku cyumweru nkajyana ikindi. Ariko Imana kubera kuyikorera mbikunze, ikampisha abantu ntibamenye ko ari umwenda umwe gusa mfite. Amen. Bakajya bavuga bati, kuki ukunda kugura ibi bitenge bisa kandi ari cya kindi nambaye ku wa gatanu? Ubwo rero Imana yageze aho igomorera imigisha ku byo kuyikorera nyikunze. Ubu ngubu iyo ngiye kwambara ngenda muri mare ngahindagura nkabura uwo nambara kubera kuba myinshi. Imana rero umva ni umukozi w'umuhanga rwose, kuyikorera nta gihombo kirimo. Tuyikorere tubikunze, kuko ingororano zo zirahari. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turacyagushimira Uwiteka. Uri umukozi w'umuhanga kandi uri ibyiringiro byacu. Nta wagukoreye ngo yikorere amaboko. Mwami, icyo dushakaho ni ukugukiranukira. Iyo dukiranutse ibindi byose urabikora, kuko uri Imana igira neza. Mwami, kuba mu nzu yawe tugukorera twishimye nta gihombo kirimo Mana. Niyo mpamvu ningingiye abantu bawe bumvise iri jambo ryawe Mana, kugira ngo nabo bagukorere babikunze. Kandi Mana, nzi neza ko uzabagororera nabo imigisha yawe ikagaragara kuri bo, kuko natwe twarayibonye. Mana, twabonye ukuboko kwawe. Mwami, ntago wigeze udukoza isoni. Izina ryawe rihimbazwe. Nuko rero Mwami wanjye, ongerera abantu bawe kwizera
kuko ibyo byose ntabwo babikora badafite kwizera, n'ubongerera kwizera bazagukorera babikunze. Ijambo ryawe riravuze ngo bazane icya cumi gishyitse mu nzu yawe. Bigaragara ko hari abatanga icya cumi kidashyitse. Mana, tanga ubwenge kugira ngo abantu babone uko bagukorera, abantu bawe ubayobore Mana, kuko biyoboye ntacyo bageraho. Turagushimiye byiringiro byacu, kandi tugushimiye kuko wabanye natwe, n'ubundi ukomeze ubane natwe, kandi ijambo ryawe Mana rigere ku nkingi z'imitima z'abantu bawe. Ugize neza byiringiro byacu, ngakomeze ushyirwe hejuru muri byose Mwami. Byose tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze. Amen.